buriya naretse umwana ngo abanze ajye ku ishuri tutabimuzanamo. Ndashaka kumenya ibyawe na Winnie, Dr. Winnie. Umuzihe bimeze bite ibintu bya mani, ibintu nabonye. Ese ibyo byose umuntu urwara, umuntu utuye muri kano gace agomba kumenya muganga Winnie. Utamumenye nuko ngo nawe ntago wabuza abantu bagukikije. Mbese kumumenye ni igitangaza cyangwa ni ikosa? Iki ubu ndi umwana ku buryo ntareba. Nanjye ngo nje guhuza abantu, kumba abantu bihuje kera. Uburyo wamuhamagaraga nko uburyo wamuhamagaraga nk'umuntu usanzwe uzi inshuti yanjye nababaye. Okay. Sinanamara n'icyumweru anga sinanamara n'iminsi 3 hano nuko ngutangiye kunyakira. Ubu kandi ni kubitiye ikindi cyumweru cyangwa kundi kwese kutangira kuvuza ngo nataye urugo nagize gute. None reba ukuntu uri kunyakira. Sheri nababaye ubyumva ariko Imana yabatamaje. Iki se? Yazamaje iki? Burane ni kuri yoteye. Kuba nateruye umushyitsi wawe waruje hangange utigeze unanambwira ngo tumwitegure nibyo ngibyo utangiye kunyitura. Urabutaramara n'umunsi umwe ntarakushira n'urukumbuzi warangiza. Iki se? Burana nabonye ibintu byinshi. Nabonye ko naho wari uri. Ese injoro ntago nakupfumbase neza. Nkuraho ubwo buryarya bwawe papa Jani, nababaye ubyumve. Hano buryo rwose winiyo bahike. Ungiye kugeza kuri umuta ntago nari numva ikibazo ufite. Ikosa nuko naje hano se cyangwa ikosa nuko natabaye umucuti wawe? Nibyo kosa nakoze. Umva nkubwire, Imana yabatamaje yerekanye ibyo mwari murimo. Reka mutumvikane ko hoya ibyo umva ngaho utangiye no kurengera. Ni impamo y'Imana utangiye no kurengera pe. Kandi nuko nguko Imana ihana abantu batangiye kubeshya gusa. Hoya umva reka twumvikane ku kintu. Ibyo angaho uri kurengera nuko kose. Uri kurengera harya ngo amakosa y'umugabo nibwo buryo bw'amafuti. Urabona uburyo uri kwidefanda mu mafuti afite ibimenyetso n'ibihamya. Ako si ibimenyetso biheze. Aramuvuta y'uko kunyumva hose. Kandi uramutse no kuyanyumva nuko namuteruye. Hari ikindi kindi. Okay. Oya byanganga twumvikane ku kintu nimba ari ibyo ngibyo. Nje mu gitondo ngera mfunge valise nisubirireyo. None ndafata indege tikenda yifite. Kajya guya kuvuga gutya. Kuta papa Jani ni igiki cyaguhinduye? Reka nkubwize ukuri. Oya. Oya. Ariko ubundi kutajya kumbwira gutyo. Ngo ngwiki none se uriya mukomisiyoneri uherutse kuza iwanjye ntago mukorana? None se ntago cya gihe mwari muri kumwe? Njyewe naramwihereye miliyoni 1 kashi mu ntoki. Ambwira ngo navanse, ngo murakorana. Oya, babarira. Ibyo bintu ntubimbwire rwose.
none se niba narababonanye muri kumwe oya mbabarira komisione nidupfa ubusa rwose Edayeri ndagukeneye mu rugo ngwino ubimbwira ibyo bintu umenye cyo uri kunyinisha kandi nkubwira ko namuhaye miliyoni 1 mu ntoki gira vuba ngwino mu rugo noneho nawe use nk'ubito noneho ndamubwira iki yego nk'ubito waramutse neza ngo barayakeneye amafaranga ya kampani oya nukuri oya nta kibazo mbabara nyuma y'iminsi 3 ndabanya kugeshejeho miliyoni yawe oya nta kibazo rwose tuzagirana oya nzaya gusubiza uko wayampaye rwose nsaba murakoze yego yebawe kambayeho aya mafaranga ndayakura he nemereye nk'ubito ko nyuma y'iminsi 3 nta n'ijana afite umugabo abimenye yayica iyo phone se ari ubuhoro nta kibazo naho ubundi sheri rero iriya nikinaga nagira ngo numve uko uvuga ngira ngo ndebe nyine reaction yawe nibyo rero reka nkubwira niyo mpamvu aho nicaye hose mbwira abantu bose nkabwira ni ufite umugore abandi mwese mwakurikiye ngewe wowe ndakuzi nuko ngo hari igihe rimwe ushaka kugira ngo nimba ushaka kugira ngo isukari izamuke rimwe ukantesha umutwe ubundi ugahita wongera ukagaruka wawe niyo mpamvu nzagukunda nongere ngukunde mpaka urakoze uzi aka kanya ndamutse mpfuye Imana ikambaza ngo amasaha yawe ya nyuma kuri isi wamajije iki namwita mbwira ni namaze ndi gukunda ikiremwa wamaye ifite imisatsi myiza seka neza uri gutuma nigirira isoni uri muremure noneho iyo turi kumwe mu mutenyi mbona uburebure bwawe bitambuka n'icyakoze nawe ndumva warankobokeye ariko ubundi naho ubundi Dr. Winnie nta kibazo kandi kana uzi ko Beneri nikora inote 10,000 Beneri nikora inote 10,000 nzayisaba bagushireho dore umutomo uyu mutomo hagarariye ndi mu Rwanda utabuze kunsohoka neza ahubwo se tutarajya kure uriya muhungu wahamagaye waje mwari musanzwe muziranye uriya waje nyine ari muganga wavuze ngo baranakorana waje kureba Dr. Winnie ya uriya sugira ngo hambere aha ntashobora kutubera umukwe ngoke cyane kagira mbwira umukobwa wanjye waba wararebye kure agatekereza neza kareba umuhungu ariko uriya muhungu wamwitegereje ariko sura mundusha sinsanzwe muzi ubwo we wamubonye
se nta wundi ni Karine sheri. Karine wow niwe natekerezaga none uriya muhungu wamubonye hari ukuntu namwegereye kugira ngo ndebe mu mutwe we nimba ari ukogosha gusa nsanga nawe afite uruhara none nawe amavuta Karine nawe yaramwitegereje avuga ati ngomba kureba umuntu umeze nka papa neza neza. Ni ikigoryi ni nka nyina nibyo. None se njye ntubona umusore nakukanye Janice buriya we rero ni ukuvuga ngo aracyari mu masomo ntabwo aratangira kwita kuri ibyo ngibyo ngashaka kubijyamo ariko nawe ndaza kumuganiriza mubaze ukuntu amasomo yameze cyangwa se niba ndi bongeye kwamagana cyangwa se mwihorere ubundi ko directeur wabo twiganye ntazamwipamagara amwibariza umukobwa wameze gute bimeze gute akanyibwirira singomba kwirirwa ndushya umwana wanjye mubaza ariko rero Karine abakobwa bawe bose basa buriya bakuriye rimwe barangana buriya amaranye igihe kingana giteze ko bamaranye twinzira reka da amva uramuka anywa inzoga nzamutumire dusangire oya wumva abantu bose banywa inzoga ugere ku mugabo n'unywa inzoga none turabukizwe n'iza hehe ako Karori we kararikora nk'uru rugo biretse babuja harya wanze ko ngusiga nuza kumona we nk'akazimu we wanze ko ngusiga aga foundation ndabona wanyuze nk'umuzimu pe niho byari kuba bimeze neza cyane ariko se ngurumva gamfasha so bana baye nk'akazimu kazi noneho bakabya nta kindi kintu ngo sigasha azavuga ngo Karori yakubeze kubera ko tutagiye kutsenga ibyo byawe ujya wisiga ngo nyine nse nkawe gabesha ramba baye ngere bava Karori ataza asanga ntarasoza kukumakiye ngene numva nahinza ajya ngo nuko ugiye kuba ako Karori uramukunda mana we ndamukunda nimbwa ngo ndamukunda ubyumve kukunda Karori uriya muhungu yarangwa n'ishyaka ndaza kureba Karori wawe ubu Yesu we ndikumva nikunze Yesu ninjye usa gutya tuza ari kugabanya amagambo nasubu munisiga makiyaje avuga amagambo menshi itama kuvuga cyangwa gukora ubu ngendaga kubongo nuko uri kunsira none ntago bigendana Yesu we tuza ariko ndahumiriza kugeza rya tuza amazi ubu sorry hano uranye ego Vestine ewe ndikubona nza gute eba nahuhamo ibyo bifasha iki nago wabimenya kangire vuba nyine ushyemo uba mwiza kurushaho none se bagushye mu bwonko neza nawe uri kwisiga yuhamo mara wajubaseriye byarimwe usimirwa yanjye atataguritse wagira ngo ni imyate reka mubwire akuzi ko uribwari bwita vuga amazi cyangwa yakoze amateka muri buno buzima uzi nta nakandi gashyashya njya kukubarira urahita ukuramo ibitambaro byawe ugende mwereka utwenda urahita wambara vafu leta mendira imyenda agiye kuhagera amana ciciko ubwo nyine ndahita nkuramo ino myenda mpindure ngiye vaga kugira ngo asonga uwo ujyamo kuza neza wangegera muze guteze surasamishwa birasekeje higa bifata umwanya kazi mwamaze ko nyine abana baye mwiza ushatse wanarekera Yesu gabanya amagambo nabaye igindi mana we amagambo ngese
ibyo noneho ni ibyo uri kunsiga abanyamagambo nzavuga ngo ni uko ntagize ngewe agira ngo ni ibitabo wagiye ugacukura igishonyi cy'iwanyu mu cyaro ndabona ari ibumba uri kunsiga gerageza sha utazabura umugabo ngo ni Shanise nuko mubona abagabo tubasaba kwisiga kubona ashimye se mwirwa munesha umutwe ariko nanjye utsa gutya mutari se ahita nkunda nanjye akoze urashaka mutari cyangwa urashaka ntuza uriya wawe harya mwitade ndashaka akarura ariko na mutari ni mwiza yamaze nikiniraga kabene wanyu ariko urabona ko nawe ari mwiza ku buriri genda urebe natwitseho imyenda wambara iruka iruke nk'uburi nazanye makiyaje muri sesitina tuvanamo n'ibyo bitambaro byawe tuganye umusatsi mbaye nk'akazimu araje kandi araje si yakubwiye mu mwanya sawa uze amagambo yawe akuzi nuzi uwo mugabo wawe Tambaye neza. Mana. Reka ibintu by'ubuturage byawe. Hano ukunda kera, hano no karoni. Nakubona batiye Kigali. Kusiregereye iki? Kukeye. Tugende. Inshwi. Beve! Ye? Ni wowe wihuse yarapfuye. Wapfuye yarihuse. Beve! Ni wowe? Urabona nsa gute? Sha Kigali nayinjiye. Wabibonye nawe? Tuziranye se? Komera. Reka nongere ngusuhuze. Howe karo. Reka ngusuhuze. Ni wowe? Mama aragusuhuza. Agite ndamatashya. Nahageze rero. Mbaza rero ngo Kigali nayigezemo gute? Kutabanje kuvuga ukuntu nambaye. Nanzi ko ari byo naje ureba. Narakubuze. Nanzi mbwira ukuntu Nabuze aho nambaye. mpera. Urabona nsa gute? Dutangire. Ubundi wagiye ute? Muri yanjye ntabwo yimenye. Mbwira. Naragushatse ndakubura. Nimero yawe kugira ngo nkubone. Buranaguhamagaye. Nahoraga nkurota cyokora. Nasigaye ndirimba. Ubu ngubu nirwaga ndirimba Vestina. Naraguhimbiye indirimbo zirenga 100 urukundo rwacu. None ndongera haguruka. Uribuka ya mineke wajyaga umbikira mwenze yo mu Rwina. Yijyaga nk'umaze imyaka 5 atarya. Kigali se ubu ngubu murayibona. Nabonye hose hateye sima. Nato gitwa Goromishe. Amakuru ki?
nabuze aho mpera. Nakubwiraga ko nkimara kukubura ubuzima bwarahindutse, ariko nzagufatisha mbaza dore za nkoko narazigurishije ngura agashati. Noneho ukuntu wambaye karore wanjye. Naguze agashati Ukigera muri Kigali rwose uti. Ubu rero nanjye nabonye akazi noneho. Nabonye akazi. Ubu ngubu ndi gukora, ndi koza imodoka ya boss. Oh yes. Zimfasha. Enda. Noneho koza imodoka wowe. Noneho ako kazi kazamfasha kuba umusitari. Usigiye no koza imodoka. Bazampemba nuko menyane n'abasitari benshi, nanjye nzaba umusitari. Iminsi mikeya uzaba uri kumbona ku mateleviziyo. Ubwo ugeze muri Kigali utangiye koza imodoka z'abakiri umva babaye umusitari. Kandi boss yaranabinyemereye ko azampuza n'abantu bakomeye cyane. Ubu ngubu dori yambwiye ngo ugeze muri Kigali arasirimuka. Karo y'imeta wambaye wayikuye hehe? Boss niwe wabimbwiye ngo kubera ko naje wabonye undishiro kigera muri Kigali. Wambaye impeta no ku rutoki rw'abantu basezeranye. Da ntabwo yabinsobanura. Ntabwo ukinkunda. Ntabwo ukinkunda. Nawe urabizi ahubwo reka nkuririmbire. Ntabwo ushaka basezeranye ryari. Dore yambwiye ngo wambara ubonye nuko sinarimbi. Uhitamo kwambara ahangaha uzi cyosobanuye. Aha ni abantu basezeranye. Hari ubwo ngubwo. Niba ushaka umunsi mujyi wambaye kuri runo rutoki. Uruhe? Cyangwa uru. Undi se ko yambwiye ngo njye nambara impeta nyine nayambaye. Mbakwiye ko gusirimuka ari kwambara impeta. Gese bona arizo nambaye. Nzaba umusitari ngewe. Nzaba umusitari. SV intase ntabwo mwakira abashyitsi babagendereye. Kera nageraga iwanyu nkasanga wambikiye akaneke mwagiraga akamara amasenge. Turabakira. Sumwa fantasi. Ni rwose ni kwa kundi n'ubundi. Kwa kundi se kwa mwabye imitobe fanturazize. Bisembuye ntibigera mu kanwa kanjye. Ni imitobe bamwaga y'ibitoki ariko wageze muri Kigali. Nta gatobe mujya mugira rero. Imitobe muri no mujyi. Tunywa fanta, mama baby urayizi. Rero kubera ko naraye nje iri joro ntago umujyi nari nawumenyera, sinzi ibihari n'ibidahari. Ndeka nkwakire kuko. Yego. Uramwe cyangwa reka nkuhitiremo. Kamuzanire fanta. Nzanire ka kandi kasa nk'umweru. Bayita sitiro. Mpereza sitiro. Iri bikozwe mu ndimi. Nibyo rwose. Kashaka. Bosi. Hagada. Kwa bosi bona la televiziyo se yo irutiyo kwa bosi. Ewe. Gongaho. Shawinzetse. Bavuga cheers mu mujyi wowe. Wawuntanzemo. Kunga ibyo nibi. Bagonga ku mitobe shani ubushera. Cheers ibyubwo bivuze ngo cheers. Ubuzima bwacu. Ko bavuga. Okay. Nyine nibyo abakire bavuga. Ngiye rero nimenyereye za nkiza ziwacu. Ubucupa bwo mu mujyi wanyu. Kigali bicara gutya bagetse kuguru kandi ubundi gira gutya. Urcyo sha. Ubundi na kera wajyaga unyitaho. Wambaye neza rero. Rwose bihita binyibutsa n'ukuntu Bikira Mariya ari mwiza. Batinze kubivugaho rero numvaga nababaye. Uriya rero rwose urabahiga pe. Yego. Mu bakobwa bose ni wowe wa mbere ukanikurikira. Festina wanjye nakubwiye ngo njyewe nasigaye mpimba indirimbo
nta nubwo wambajije ngo uririmbire. abaye umuhanzi byari se Karori wanjye. Ndaririmba nkagorora umuhogo. Banzo. Reka. Ariko uragotomera ye. Utagira ngo nayicyaka rwose reka mbanzemo. Uracyafite umurumba wo mu cyaro koko. Wanze ko nko no mu kirahure. Yego. Kirahure. Umwana uri buyinywe. Ni yawe yose. Ewe. Aho wamwanya ntakuririmbira. Iririmbura hasi. Nkumbuye umwana twareranywe. Aho. Nkumbuye umwana twareranywe. Buri joro ndamurota. Icyazama ngo tubane. Karibu umwana twareranywe. Karibu sha. Besi wanjye. Nari ngukumbuye buriya rero naguhamagaye. Ndumva wampora iruhande. Ndumva naguhora iruhande. Muraho. Hano noneho umukwe yaje se. Karo uraho. Yego. Yewe ndabona ikiganiro cyashyushye. Yewe. Ni mwebwe uko yabambwiye. Festi. Ni wowe se? Mabuja iyi ni Karori nyine. Karo ndakwishimiye. Ni wowe se wantwariye umwana uruhu n'uruhande.